DJ Crush yararimo aravuga Micky. Uretse gatugenda gake. DJ Crush yavugaga Micky. Yavugaga nde? Micky. Tugende gake. Ndasaba munyumve neza. Abantu mwese ibintu ndi kuvuga bo turi d'accord mwumva ko bidakwiye, ibyo ndi kuvuga bidakwiye kuri amwana bakomeza kumukorera ibi bintu bari kumukorera, mwandike muri comment. Reka nzurebe comment z'abantu ni mwumva ari ibintu birimo bidafita, mwumva ko ndimo kubwanuka nago mu byandike. Ahubwo umuntu ukunze guserereza nyambo kuri no mihanda ni na njyewe mwakabaye muvuga njyewe. Oya ntabwo urakoresha amagambo ko ntabwo sindakumva. Ibyo sinabivuga, ibyo sinabivuga. Nkumva uzabikubwira noze kubizi ko naryo imboga. Ukumva mwandikemo uko mubyumva. Reba comment Dumba. Murebe hasi. Izi no kubibona abantu batandukanye. Micky se kandi indakubwiye DJ Crush yavugaga Micky. Reba no abantu bari kwandika ntabwo abantu banga nuko kumana abantu banga turabandi igihumbi bikwiye. Umuntu wazanye ibya nyambo ni Jay nago Crush nazina yavuze ariko Jay we yarabivuze. Urabona hano dore comment bro zera zikubwira. Ndeba comment nabo abantu batandukanye. Nani Dumba urumva? Bro ntabwo ari byo pe.